Kampani yanjye yitwa Igo Security Company Limited, ni kampani ikora umutekano ku bibuga byo ku masitade, yaba amasitade yo mu Rwanda, yaba amasitade no hanze. Nizeye ko tuzagerayo. Nitwizere Valerie, ndi umuyobozi wa Igo Security Company Limited ikora ibijyanye n'umutekano ku masitade ndetse no hanze yaho. Njyewe iyi kampani ni yawe, igitekerezo cyaje gute cyo kugira ngo ushinge kampani? Murakoze. Kugira ngo igitekerezo cyiza cyo gushinga kampani, nari mbimazemo igihe nkora ibintu bijyanye no gucunga umutekano kuri stade. Nabikoze kuva 2018 kugeza uyu munsi ndacyabikora, ariko icyo gihe nakoreraga abandi, nuko mbonye maze kugira experience ndavuga ngo nanjye nashinga kampani yanjye, nkareba ko nanjye hari aho nava hari naho najya. Mu bakozi nkoresha, dukoresha abakozi batari munsi ya 300, ko dukorera ku Mahoro ni stade nini ijyamo 45,000 by'abantu. Nkoresha abakozi 300 na hano nkakoresha abandi kuko iyi stade ntabwo ari nini, ariko hose abakozi baraboneka. Igitsina gabo? Yego, irimo ingeri zombi, cyane cyane urubyiruko nirwo nashatse guteza imbere. Urubyiruko murabizi muri iyi minsi bari kwishora mu biyobyabwenge bagakora ibintu binyuranije. Ndavuga ngo wenda aribwo nshinze kampani nakoresha urubyiruko kugira ngo narwo rwiteze imbere n'ubushomeri. Urabizi urubyiruko rufite ubushomeri, kugira ngo basi bajye babona nayo mayinite, babona amafaranga yabafasha mu tuntu twa hato na hato. Uhera kuki ujya gutanga akazi? Ntacyo ngendera upfa kuba warahuguwe, kuko tugira igihe cyo gutanga amahugurwa y'akazi dukora. Twagiriwe amahirwe yo guhugurwa na CAF yaraduhuguye itubwira ibyo tugomba gukora ku masitade. Ubwo rero nanjye namaze guhugurwa, ndaza ntegura abakozi banjye ndabahugura kugira ngo bamenye ibyo bagomba gukora n'ibyo batemerewe. Ntacyo ngenderaho usibye kuba warahuguwe gusa uba wemerewe kuza gukora. Ubundi nabyita nk'abanyabiraka kuko nta kontra baba bafite. Buri mukino umukozi waje gukora kuri buri match aba afite amafaranga yandikiwe kandi aba agomba kuyabona. Imbogamizi muhura muri kano kazi nizi? Imbogamizi wenda ntago zabura. Hari abaza bakadusuzugura bitewe n'ingano yacu, hari abaza ntibubahiriza amategeko tukababwira ntibumve, ariko icyiza dufite polisi nayo twahuguranye, nayo yahawe ayo mahugurwa, baradufasha mu kazi ka buri munsi ko ku masitade tukuzuzanya kuko nicyo tubereyeho. Hano mu Rwanda ngira ngo mumaze kuba kampani nyinshi zirinda umutekano ku bibuga. Biba byoroshye kugira ngo mukompete akazi, bigenda gute se? Ni Ferwafa baha akazi, ni Rwanda Premier League, bigenda bite? Ibintu byose ni competition. Burya iyo uri gukora akazi katagira competition ntago watera imbere, wakumva uri wenyine ukanirara. Njyewe ndabishima iyo mbonye abantu baza bagashinga kampani, njye ndabikunda, bituma umuntu akosora amakosa. Burya iyo ukora uri umwe ufite kampani uri umwe urirara, ariko ubu ntago, kuko ubuzi ko ufite abandi uhanganye nabo, wirinda kwirara ugakora akazi neza kugira ngo ejo n'ejo bundi bitazapfa babandi wakoreraga bakakwambura akazi bakagaha abandi. Ubwo rero tugerageza gukora neza kugira ngo bigende neza. Komite turayigira, buri umuntu umwe ntago yajera abo bantu ngo bikunde. Ngira komite, hari abashinzwe discipline, hari abashinzwe guhamagara abo bakozi. Ibintu byose biberaho kuzuzanya. Udafite komite burya ntacyo wageraho. Tugira komite niyo yoroganiza ibyo byose, ikamenya ngo aba barajya gukora, aba bakoze uyu munsi ejo ntibazakora, abangaba ejo barakoze ejo bundi ntibazakora, kugira ngo buri wese agerweho abone icyo gukora. Ubu shampiyona turi ku mpera yayo n'imikino igiye gusa nk'ihagarara. Hari ibindi bikorwa uri guteganya bategurira muhuriramo bisanzwe nk'abantu kumva nka famiye ingana gutyo? Yego, ibikorwa birahari kuko ntago dukora akazi ka steward ko mu masitade gusa, dukora na protocole hanze ya stade, dukora bafite ababonsa bajya gukora mu makwe, tugira protocole bajya gukora mu makwe. Nukuvuga ngo iyo shampiyona ihagaze ntago bo bakomeza guhagarara, ngerageza gushaka ibiraka kugira ngo bakomeze bakore. Niba numvishe neza no mu buzima busanzwe se hano ku masitade gusa n'ibirori byo hanze, utubari, wagusha nk'umuntu wafungura hoteli cyangwa akabara akeneye ababonsa yaguhamagara? Yego, kuko barahari, yamamagara akambwira ati nyoherereza abantu
nkabamuhereza, barahari ababonsa, barahari abaprotokole, barahari abaserivisi, abo bose ibiraka biraboneka kandi bagakora. Ni hehe umuntu yababariza? Umuntu yatubariza hano i Nyamirambo, niho ofisi iba, iri Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Nyamirambo. Ubu nk'umujene urebye kino kiganiro akwifuza kuba joininga, hari ikintu mugenderaho mujya kurokirita, ese akibonye akifuza kubahamagara mukamufasha akifuza kujya muri iyo timu, byagusaba iki? Tunasoza utanga na nimero ugira n'icyo wisabira abakunzi ba football. Washaka kutujoininga nta kindi ni ukutwegera aho dukorera, harahari akaza tukamwakira tukamubwira ibisabwa, uko ibisabwa ntabwo ari ngombwa ko mbivugira kuri telefone cyangwa kuri kamera, akaza kuri ofisi tukamwakira tukamubwira ibisabwa, yakumva ari ngombwa akaza akatujoininga kugira ngo dukomezanye urugendo. Kampani yanjye yitwa Igo Security Company Limited, ni kampani ikora umutekano ku bibuga byo ku masitade, yaba amasitade yo mu Rwanda, yaba amasitade no hanze, nizeye ko tuzagerayo, ndetse ntabwo ari ni Kigali gusa, no mu ntara tujyayo, baratwitabaza tukajyayo. Kampani yanjye ni kampani ikora ibijyanye na serivisi mu bukwe, ibijyanye n'umutekano mu bukwe, ibijyanye na protokole mu bukwe, ibyo byose turabikora kandi abantu dukorera baradushima ko dukora neza. Rero abantu baba bafite ibyo byose babikeneye, ndi tayari, banyegera. Nimero yanjye ya telefone ni 0783 87 661 nayisubiramo 0783 87 Sawa, murakoze cyane. murakoze nawe. Iyi ni ikipe y'Abanyarwanda, ari cyo gikwiye gukorwa kugira ngo iri nota rimwe rigiyemo muririnde kugeza ku munota wa abana birasaba imbaraga zidasanzwe kubera ku buyobozi, abakinnyi, staff yose n'abafana ba Rayon Sports tumeze neza, turashaka gushyira hamwe, ntihagire umuntu witandukanya n'undi, bareba abakinnyi bose bafite ubugambanyi babashyira hasi, ubundi babonye bafite ukuntu barimo barakina neza. Iyi ni Rayon Sports dushaka, igomba kubona incundura kandi tugakanira umwanya wa mbere. APR n'igerego yaragisabuye kera gikombe, ariko iki cya shampiyona ni cy'abarezi, yayibwiye ngo nive ku mwanya wacu, nigiye vuba vuba, intebe y'icyubahiro ni iya Rayon Sports. mu makipe ane iguteyemo ubwoba ni iyi? Jewe ikipe sigaye kwinyuguza ni polisi, kuko polisi irakomeye, njye ntabwo yasuzugura amakipe, polisi yariyubatse imeze neza, ifite abakinnyi, ariko nagira ngo mubwire ko polisi tuzahangana, ariko nzayikubita, nubwo bizagorana ariko nzayikubita. Nta bwoba ufitiye ikipe ya Bugesera? Nta kipe n'imwe ubu ngubu usigaye mfitiye ubwoba, n'izi za Rutsiro zari zaje zimeze neza, zari zaje zazitumye zose, ariko nagira ngo mbabwire ko abakunzi ba Rayon Sports match zose tugomba kuzitsinda kuko dushyiriye hamwe, ntabwo ko tuzongera gukora amakosa twakoze arahagije. Nagira ngo mbabwire yuko Rayon Sports imeze neza, turababaye kuri igikombe. Ubutumwa Ishorongi Ya kipe y'Ishorongi yari n'ibite mukara, murumuna we yarayihaye kado y'ibitego 3, yicaza abakinnyi Marine, ariko nagira ngo mbabwire iki gikombe mwabikona.